Ikaze kwiga Excel. Uyu munsi reka turebe functions zimwe muri functions zidufasha gutondagura cyangwa gusesengura amakuru y'amagambo by'umwihariko. Tugiye kureba functions esheshatu muri zo. Natoranyije ntagize icyo nkurikije. Ubutaha tukazareba n'izindi. N'abatinde rero reka turebe uko izo functions zikora. Ikaze kwiga Excel. Uyu munsi tugiye kureba function ya left n'icyo idufasha gukora muri Excel. Left ni function idufasha kureba amagambo cyangwa amakuru muri cell uhereye ibumoso, bigatuma ubasha kurobanuramo amakuru cyangwa amagambo ushaka. Reka tubikore turebe. Turandika bihwanye function ya left, dufungura kugarizo, duhitemo amakuru yacu, hanyuma twandike umubare w'inyuguti, umwanya hagati y'inyuguti n'ibimenyetso byose birabarwa. Iyo uri kubara umubare w'inyuguti, ni ukuvuga umubare w'amakuru dushaka ko yirobanura mu makuru twahisemo, hanyuma tukemeza. Murabona ko yafashe imibare ine ibanza ibumoso, tukaba twakopiya n'ahandi gutya tumanura. Ndetse habaho na function ya right. Reka turebe dukoresheje right dushaka kuzana ijambo rigizwe n'inyuguti ebyiri uhereye iburyo. Tayari murabona ko inyuguti ebyiri z'inyuma arizo zije. Ikindi kandi murabona ko hano twongeyemo inyuguti cyangwa imibare n'ahandi birahinduka. Izi function rero zadufasha kwihutisha akazi mu buryo bwo kurobanura amakuru amwe mu yandi. Tubonane ubutaha. Ikaze kwiga Excel. Uyu munsi reka tugaruke kuri function ya middle. Iyi function yo idufasha kurobanura amagambo cyangwa amakuru mu yandi, mu hagati, mu nteruro cyangwa muri cell. Reka tuyikoreshe turebe uko ikora. Hano dufite amagambo abiri, amata n'amafaranga. Tugiye kurobanura inyuguti zimwe hagati muri aya magambo. Bihwanye nk'ibisanzwe, dushyireho function ya mid, dufungura kugarizo, duhitemo cell irimo amakuru, twandika umubare uranga umwanya inyuguti dushaka guheraho iri. Ni ukuvuga ngo inyuguti dushaka guheraho turobanura iri ku mwanya wa kangahe, ubaze izo nyuguti. Hanyuma dukurikizeho umubare w'inyuguti dushaka, umubare w'inyuguti dushaka gukura muri iryo jambo, hanyuma twemeza. Murabona ko izanye inyuguti ebyiri duhereye ku ya gatatu ibumoso. Hano ku mafaranga reka tugire inyuguti enye turebe. Afar haraza inyuguti enye. Reka tuvuge noneho ko dushaka kuzana ijambo faranga. Turahera kuri character ya kane tuzane characters zirindwi. Nice. Mugire ibihe byiza naho ubutaha. Ikaze nanone kuri iga Excel. Uyu munsi tugiye kureba function ya replace. Replace nk'uko mubyumva ni function ireplacinga cyangwa ihinduranya amagambo. Ishobora guhinduranya amagambo mu makuru cyangwa interuro cyangwa se ikongeramwe amagambo bitewe nuko uyikoresheje. Reka twifashishe urugero turebe. Hano dufite amakuru atatu, niko navuga, cyangwa interuro eshatu ziri mu masero atandukanye. Umugore ni mwiza, umugore ni umunyabwenge, umugore yubaha abantu. Hanyuma reka tuvuge ko dushaka kongeramo ijambo wawe muri izi nteruro. Turandika bihwanye replace, akugarizo, duhitamo cell irimo amakuru, umwanya waho dushaka ko ijambo rijya, nihasanga ijambo cyangwa inyuguti irabisimbuza ibyo tuhashaka. Nihasanga umwanya wo hagati y'amagambo irasimbuza uwo mwanya iryo jambo. Noneho rero reka dukurikizeho umubare w'inyuguti cyangwa data iri busimbuzwe. Ni ukuvuga ngo niba ari inyuguti imwe iri busimbuzwe, niwo mwanya dushyiraho hano, kadushyiremo rimwe. Hanyuma dukurikizeho ijambo dushaka gusimbuzamo. Turafungura double quotes, dushyire umwanya hagati ya double quotes n'ijambo, kuko tutawushyizemo amagambo yazafatanye. Hanyuma twemeze. Za nteruro zireta ziyongeramo ijambo wawe, umugore wawe mwiza, n'ahandi. Nice. Mugire ibihe byiza naho ubutaha. Ikaze kuri iga Excel. Uyu munsi reka tuvuge kuri function ya substitute. Substitute ni function ihinduranya amagambo. Yenda gukora kimwe na replace, ariko bitandukanira ku mabwiriza ya function. Muti gute? Bihwanye, dukurikizaho function, dufungura kugarizo, duhitemo cell irimo amakuru, dukurikizaho amakuru dushaka gusimbuza, amakuru asanzwemo. Hanyuma dukurikizaho amakuru dushaka gushyiramo noneho. Yari wawe none abaye wanjye. Iyi function yadufasha ibintu byinshi nk'uko mubibona.
ibihe byiza naho ubutaha. Ikaze kwiga Excel. Uyu munsi rero reka tuvuge kuri function ya text joint. Iyi function idufasha guteranyiriza amakuru ari muri cells zitandukanye tukayateranyiriza muri cell imwe. Reka tubirebe. Hano dufite amagambo atatu. Umugore muri cell ya mbere, wanjye muri cell ya kabiri, hamwe na Nisawa muri cell ya gatatu. Reka tuyateranyirize muri cell imwe. Turandika bihwanye, dukurikizaho function yacu, akugarizo, dukurikizeho ikimenyetso gitandukanya amagambo tuzanye, bishobora kuba umwanya, space, akarongo, akitso n'ibindi. Icyo kimenyetso turagishyira muri double quotes. Hanyuma rero hano hari ibwiriza rivuga ngo urashaka kwirengagiza cells zitarimo ikintu ushobora kuba wahisemo. Uramutse mu ma cells uri guhitamo hari cells itarimo ijambo, iri bwiriza riba rikubaza niba ushaka kubyirengagiza. Turashyiramo true. True rero ni ukuvuga ngo yego yize kwirengagiza cell nshobora guhitamo itarimo ikintu. Hanyuma duhitemo ama cells dushaka gukuramo amakuru imwe kuri imwe, nubwo ushobora kuyahitira muri imwe, ariko hano turi guhitamo imwe kuri imwe. Niwemeza murabona ko haje interuro kandi amagambo atandukanyijwe n'akarongo kamwe twashyizemo kagomba gutandukanya amagambo. Mugire ibihe byiza naho ubutaha.